Filime nshya ya Netflix yitwa The Polygamist ntabwo iri gukurura abantu kubera inkuru yayo gusa, ahubwo iri gutuma abantu bongera kuganira ku ngingo zikomeye zirimo ubuharike, ubuhemu, ubutegetsi bw'abagabo mu muryango ndetse n'uburyo abagore bakunze kuba aribo bahura n'ingaruka z'ibyemezo by'abagabo. Iyi filime ikurikira ubuzima bwa Jonas Gomora, umugabo usa n'ufite umuryango utunganye kandi ubayeho neza. Nyamara uko inkuru igenda ikomeza, hagenda hamenyekana ko yabayeho imyaka myinshi abeshya abagore be, yubaka ubuzima bubiri ndetse akoresha abantu bo mu muryango we kugira ngo ibanga rye ritajya ahagaragara. Ibi bituma ubuzima bwabo bose bamukikije busenyuka. Nubwo inkuru ibera muri Afurika y'Epfo, abayisesenguye bavuga ko ikibazo igaragaza atari cyo muri icyo gihugu gusa. Ahantu henshi ku isi hari abagabo bafite imbaraga ku miryango yabo bagakoresha uwo mwanya mu guhisha ukuri, kubeshya no kugenza ubuzima bw'abo bashakanye. Si ubuharike gusa, ahubwo ni ikibazo cy'ubutegetsi. Abantu benshi bibwiye ko The Polygamist ivuga gusa ku buharike, ariko abasesengura bavuga ko ubutumwa bwayo bwimbitse burenze ibyo. Filime igaragaza ko ubutegetsi bw'abagabo cyangwa se patriarchy bushobora gutuma umugabo yumva afite uburenganzira bwo gufata ibyemezo wenyine, guhisha amakuru, kubeshya abo babana no gukoresha ububasha bwe kugira ngo agume ku isonga. Muri iyo miterere, abagore usanga aribo bahora basabwa kwihangana, kubabarira cyangwa kwakira ibitagenda neza. Wakibaza uti kuki abantu benshi bayikurikiye? Impamvu imwe ni uko inkuru yayo ituma umuntu ahora yifuza kumenya ibikurikiraho. Buri gice kirangira hasigaye ibibazo byinshi bituma abayireba badashaka guhagarara. Indi mpamvu ni uko abantu benshi babona ibintu bisa n'ibiba mu buzima busanzwe. Ubuhemu, amabanga yo mu ngo, ubukire butwikira ibibazo ndetse n'ingaruka zo kubeshya igihe kirekire. Ni ibintu bituma abantu benshi baganira kuri iyo filime ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'abayinenga. Nubwo iri mu zikunzwe cyane, hari abanenga iyo filime bavuga ko itagaragaza neza ubuzima bw'abagore. Bavuga ko abagore benshi bayigaragaramo baba bafite uruhare ruto mu gufata ibyemezo, ahubwo inkuru yabo ikaba ihora ishingiye ku byo Jonas yakoze. Hari n'abavuga ko yitiranya umuco w'ubuharike n'ubuhemu cyangwa imyitwarire mibi y'umuntu ku giti cye, bigatuma habaho kwitiranya ibintu bibiri bitandukanye. Abandi kandi banenze uburyo filime ikoresha indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ihohoterwa nk'ibikoresho byo kongera umuvuduko w'inkuru, aho kubisobanura nk'ibibazo bikomeye byugarije sosiyete. Dore isomo rikomeye ritangwa na The Polygamist. Nubwo iyi filime ari imyidagaduro, itanga ubutumwa bukomeye ku mibanire y'abashakanye. Yerekana ko kubaka umuryango ushingiye ku kubeshya, guhisha ukuri no gukoresha ububasha nabi bishobora gusenya ubuzima bw'abantu benshi harimo n'abana. Inagaragaza ko ikibazo atari ugushaka abagore benshi gusa, ahubwo ari uburyo imbaraga, amafaranga cyangwa icyubahiro bishobora gukoreshwa mu kugenzura abandi no kubima uburenganzira bwo gufata ibyemezo bibareba. Niyo mpamvu The Polygamist yakomeje kuba imwe muri filime ziganirwaho cyane kuri Netflix, kuko irenze kuba inkuru y'urukundo cyangwa ubuhemu. Ni inkuru ituma abantu bibaza ibibazo bikomeye ku miterere y'imibanire, uburinganire hagati y'abagabo n'abagore ndetse n'uruhare rw'ukuri mu kubaka umuryango uhamye. Yari The News Jam.